Iyo twakunze umuntu, icyo dutekereza n'icyo twakora nawe akagira ibyiyumviro nk'ibyo dufite. Mu gihe abantu benshi bizera ko kujya mu rukundo ari ibintu bihurirana, mu myaka yashize siyanse yagaragaje ko urukundo ndetse n'ibindi byiyumviro bishobora gukontororwa ku kigero runaka. Dore icyo bisobanura: ushobora kongera amahirwe atuma ukundana n'umuntu runaka wifashishije uburyo bwagaragajwe na siyansi mu bushakashatsi bwakozwe. Gusa nanone ubwonko bw'umuntu ni urugero rugoye mu bice by'umubiri w'umuntu. Uburyo wakoresha ku muntu runaka ushobora kudakora ku wundi. Mu gihe hari umuntu ugufitiye ibyiyumviro, ushobora gushoboka ko watuma mukundana. Nubwo rwose hari imyitwarire n'ibikorwa bishobora kongera umubano wawe no gukurura umuntu, ni ngombwa kwibuka ko ibyiyumviro n'amarangamutima nyakuri bidashobora guhatirwa cyangwa se gukoreshwa. Ntushobora guhatira umuntu kugukunda, ariko nanone ushobora kongera amahirwe yo gukundwa. Amahirwe yo gukunda wayongera, ariko uba uburiwe, werekana imico myiza, utega amatwi abandi kandi ukubaka umubano mwiza. Urukundo rubaho mu buryo busanzwe iyo abantu babiri bahujwe ku rwego rwimbitse kandi rw'ukuri. Kubaka umubano nyawo ni urufunguzo rwongera urukundo mu buryo busanzwe. Ubushakashatsi bwerekanye ko imikoranire myiza n'ibiganiro bikwiriye bishobora kuganisha ku guhuza amarangamutima. Ubushakashatsi kandi bwasohotse mu kinyamakuru Psychological Science mu 1997 bwerekana ko kwishyira ukizana kwawe aho mwembi musangiye ibitekerezo n'amarangamutima bishobora gutera ibyiyumviro byo kubana hafi, ku rundi ruhande bikaganisha ku rukundo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo 20 bwatuma umuntu agukunda mugakundana. Uburyo bwa mbere, banza umenye ko uri uwo akeneye. Mu gihe uri kwibaza icyo wakora umuntu akagukunda, mbere ya byose menya niba mukwiranye. Banza umenye ibyo yifuza cyangwa icyo areba ko uwo yifuza. Hari ibintu byinshi bitajyaho impaka ku byo abantu bashaka ko umukunzi wabo agomba kuba yujuje. Ntabwo ndi kukubwira ibijyanye n'imyambarire cyangwa amabara bigaragarira amaso ye. Ndavuga bya bindi bidahuriweho n'abantu. Ku bantu bamwe, abakunzi babo bagomba guhuza imyizerere mu bijyanye n'iyobokamana ndetse n'izindi ndangagaciro. Niba wujuje ibisabwa cyangwa ukaba wumva wanahinduka kugira ngo bihure n'ibyo akeneye, byaba ari byiza cyane kuri wowe. Wakomeza urugendo rwo gutuma agukunda. Uburyo bwa kabiri nakubwira, gerageza kwiyitaho, wishakemo ibyiza. Niba uri gutekereza uburyo watuma umuntu agukunda, tangira ushyire imbere kwiyitaho. Tangira urye neza kandi usinzire bihagije, ukora imyitozo ngororamubiri. Bizagufasha nawe ubwawe kuba mwiza ku giti cyawe, ugire ubuzima bwiza. Shaka ibiberanye n'uko uteye bituma ugaragara neza. Muri ubu buryo uzatangira kugaragara nk'umuntu ukurura abandi kandi wifitiye icyizere. Ibi bihura neza n'ibyatuma umuntu agukunda. Uburyo bwa gatatu nakubwira, umuntu uzi gutega amatwi abamugana. Waba wibaza uburyo umuntu yagukunda? Icya mbere, mutega amatwi atari uko ushaka ko agukunda, ahubwo byishimire maze umenye uwo ari we imbere n'inyuma. Reka kubwira ibyo akunda, indoto ze n'ibimushimisha. Ikindi kandi, ntukamuce mu ijambo igihe avuga. Kuba utega amatwi neza abandi bizatuma urushaho gukundwa mu maso y'abantu. Uburyo bwa kane nakubwira, ntugahagarike kumwenyura. Hora ugaragara nk'umuntu wishimye. Waba uzi ko kumwenyura bizana igikundiro n'icyizere? Ubushakashatsi bwagaragaje ko kumwenyura bituma umuntu agaragara neza, akagira igikundiro, bikanasiba ibitagaragara neza. Bityo seka niba bavuze ibisekeje kandi ukunde kumwenyura. Uburyo bwa gatanu nakubwira, menya icyo akunda. Iyi ni intambwe ikomeye mu gutuma umuntu agukunda. Gerageza kumumenya ku giti cyawe bwite, umenye icyo akunda. Iyo bavuga ku bintu runaka n'iki gituma yishima, reka avuge ibimushimisha. Tuma yumva ko yatezwe amatwi nawe kandi umubwire icyo ukuyemo. Ikindi kandi, guhuza nawe ibiganiro bizazana ibyishimo hagati yanyu. Ikintu ugomba kumenya ni uko iyo duhuye n'abantu tugahuza ibiganiro, tukavuga ibidushimisha, duhita twumva ko dushyikiranye nabo. Icya gatandatu nakubwira, ugomba gusiga ibyo ugira ibanga. Umutoza w'ubuzima Hunt yagize ati,
Iyo ugiye kurambagiza, intego yawe igomba kuba iyo kwishimana. Nta bundi buryo bwiza bwo gutuma umuntu agukunda usibye kuba umunyakuri kandi ushimishije. Utitaye ku buryo wumva mwashyikiranye ukumva wisanzuye, kuba wanavuga byose. Ndakwinginze, ntuzavuge amabanga yawe ku nshuro ya mbere muganiriye. Tega amatwi cyane ugabanye kuvuga. Mutandukana agifite byinshi ashaka kumenya bikwerekeyeho. Uburyo bwa 7 wakoresha: kina cyane kugira ngo ubone. Niba wibaza niba gukina cyane bikora, ibi birakora cyane rwose. Ubushakashatsi bwerekana ko gukina cyane kugira ngo ubone bituma wifuzwa cyane imbere y'urukundo wifuza. Niba uwo wakunze atekereza ko kugutsindira bisaba inzira nyinshi, byakongera ubushake bwabo bwo gushyiramo imbaraga kugira ngo bakwegere. Uburyo bwa 8 nakubwira ni uko inshuti muhuriyeho zifasha. Kugira inshuti muhuriyeho bivuze ko wamaze kwizerwa, kuko bifite aho biva. Mufite inshuti muhuriraho, ariko nanone biterwa n'inshuti. Ko iyi inshuti muhuriyeho zikwishimiye zikakuvuga neza, byongera amahirwe yo gutuma gukunda. Ariko nanone ku rundi ruhande, iyo zitakwishimiye zikakuvuga nabi, byaterwa n'ikigero cyo gushishoza afite. Uburyo bwa 9 nakubwira: itegereze mu maso ye. Ushobora kumva ufite ubwoba bwo kuganira n'uwo wakunze, bigatuma ureba ku ruhande, ariko burya kumwitegereza mugahuza amaso bishobora kuba uburyo bwatuma gukunda. Kunda kuba hafi ye, ntutinye guhuza amaso nawe. Uburyo bwa 10 nakubwira: mubera inshuti nziza. Banza umubere inshuti igihe hakenewe ubufasha. Umufasha bizatuma mushyikirana. Mutera ingabo mu bitugu aho biri ngombwa. Igaragaze nk'umuntu wongera agaciro ku buzima bwe, uzamubona gukunda cyane. Uburyo bwa 11 nakubwira: mukoreho bitunguranye. Igihe uri iruhande rwe, reka intoki zawe zimukoreho. Fata ikiganza cye cyangwa se umufate ku rutugu. Ubikoze neza kandi nta kindi ugamije, byagufasha gukuza umubano wanyu. Uburyo bwa 12: wishyiramo imbaraga nyinshi. Guhora wiruka inyuma y'umuntu byakugaragaza nabi. Icyatuma umuntu agukunda biterwa n'uwo ari we. Bityo hari abantu bakunda ubirukaho kugira ngo barebe ko abakeneye, ariko gukabya si byiza, byatuma utakaza icyubahiro cyawe. Uburyo bwa 13 nakubwira: tuma nabo babigiramo uruhare. Umugabo witwa Hunt yaravuze ati: uburyo bwiza bwo gukundana ni igihe abantu babiri bashaka urukundo, bumva bashyikiranye, bumva bafite ubushake ku giti cyabo. Kugeza ubiringanize, uboneke igihe ashaka ko muhura cyangwa muganira nawe, ariko nanone atari buri gihe. Aho kugira ngo umuhore iruhande, muhe umwanya wo kugukumbura. Uburyo bwa 14 nakubwira: hitamo ibishyushye aho guhitamo ibikonje. Hari igitekerezo cyerekana isano iri hagati y'ubushyuhe bw'umubiri n'uburyo bw'imitekerereze. Birashoboka cyane ko ugaragara nk'inshuti kandi cyane mu gihe ufashe icyo kunywa gishyushye aho gufata igikonje. Igihe cyose uzatemberana nawe mwirambagiza, aho gufata ikinyobwa gikonje, uzafata igishyushye mwembi mukunda. Uburyo bwa 15 nakubwira: muha ubufasha. Gutanga ubufasha ni ukugaragara mu buzima bwe mu gihe cy'ibyiza n'igihe cy'ibibazo. Bivuze ko ugomba kuboneka mu gihe yishimira intsinzi yagezeho, no kumuhumuriza mu gihe kimukomereye. Gutanga ubufasha si ikimenyetso cy'urukundo gusa, ahubwo ni uburyo bwo kumwereka ko mwitayeho, witaye ku mibereho myiza no ku munezero we. Bwa 16 nakubwira: muhuze inseko. Iyo watangiye gukunda umuntu, ntuzahite ubimubwira. Fata igihe cyawe mwishimane. Urukundo rufata igihe cyo gukura. Rero mugirane ibihe byiza muganira museka, bizatuma birema amarangamutima ahujwe n'ibyiza bidasanzwe. Uburyo bwa 17 nakubwira: sangira nawe intego z'ahazaza. Kuganira ku ntego z'ahazaza ni uburyo bwiza bwo kwisanganaho no guhuza umunezero. Ni ugusangira indoto, ibyifuzo no kwitanaho. Sangira intego z'ahazaza ni uburyo bwo kurema ubumwe no kwishyira hamwe, kabereka ko muri mu bwato bumwe bw'urugendo. Uburyo bwa 18 nakubwira: ubaha itandukaniro ryanyu. Bisobanura kwemeza ko buri wese yihariye ku bijyanye n'ibitekerezo bye, imyizerere ye n'indangagaciro. Ni ukugaragaza impuhwe mu kwemera no gushima ibintu bituma umukunzi wawe aba uwo ari we. Ntabwo ari ukwitega ko akubera ishusho y'indorerwamo yawe, ahubwo ni ukwishimira ubudasa buzana ubushuti. Izi mpuhwe zishimangira umubano wawe wo gushyigikira umwuka wo kumvikana no kwemerana.
Uburyo bwa 19 nakubwira, ugomba kumutungura. Gutungura umukunzi wawe bigaragaza impuhwe no guha agaciro ubuzima bwe. Bijyanye no gufata umwanya n'imbaraga zo gukora ikintu kidasanzwe, kandi nanone bigashingira ku byo akunda n'itariki runaka y'ingenzi. Uburyo bwa 20 nakubwira wakoresha, gerageza gushimira. Kugaragaza gushimira ni igikorwa cy'impuhwe zimbitse. Ni ukwemera no gushima ibintu umukunzi wawe agukorera nubwo byaba ari bito cyangwa se bisanzwe. Ni ukuvuga ngo urakoze. Ntabwo ari ibidasanzwe, ahubwo ni ibikorwa bya buri munsi n'urukundo atanga. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi byiza kandi byubaka tunyuza kuri iyi YouTube channel yacu. Murakoze cyane, naho ubutaha.